ntambwe imokera kuri kamera ngo izafata igihugu. Imbwa zose zimokera kuri kamera abo zizapfa zifasha igihugu. Muri za mbwa vuze harimo Nahimana, harimo Kayumba Nyamwasa general witaga wari general ubu ngubu n'imbwa nawe. Baba Durama n'imbwa, ba Jean Paul Turayishimiye n'imbwa. Imbwa zose zimokera kuri kamera zose. Amakuru nakuye muri Leta Zunze za Amerika avuga ko Badurama ari umusinzi w'urumogi. Hari ubuyoga bumeze nk'abavuduka muri Amerika. Badurama ngo nibwo yanyweye yamaze kunywa, hanyuma rero butuma Sara yanyweye urumogi, anywa marikeri, aravanga kandi rikeri ngo yari yikopesheje. Buriya ngo yatorotse n'ibitaro by'abarwayi b'abasazi muri Arizona. Bamwe baragira bati bosi ko yishoye mu rugamba rwa Sergeant Kabera Dizata warwaniriye agafunguza ze kera akamukora mu menyo ya rubamba, ati uyu munsi wa none Kabera na Bosco Empire bagiye kuba nk'injangwe n'imbeba. Slim Jesus. Yego arumbaje ngo Badurama bimeze bite? Urumva Ezekeri avuye ibuzimu agiba umuntu agarutse mu bunyarwanda. Asize Badurama mu ntuze mu bugaraje. Mu bupfu. Kiraro ni ikigoryi mbere yuko umbwira ibyo yavuze. Hari dukegewe niyumviyeho. Yavuze ngo abanyarwanda ngo ni intera hamwe, ngo ubuyobozi ni intera hamwe, ngo ibiki byose, ngo ibintu nk'ibyo. Hanyuma ubundi Badurama ni muntu ki? Badurama kiriya gicucu kiriya kigoryi. Badurama ni umuntu washoye imari mu muziki nyarwanda, managinga abahanzi nka ba Marina n'abandi amafaranga. Marina ni wa wundi waterewe ivi. Waterewe ivi. Yariterewe nande? Yariterewe n'uwo bita Iva Muziki. Iva Muziki yego. None uko nguko uwo bita Badurama arashora amafaranga. Yego. Ageraho arahoma amafaranga. Yarayafite sura mu Caritas. Ni umuzungu yinjiriye. Badurama yinjiriye umukecuru. Yarongowe n'umuzungu. Yarongowe n'umukecuru. Amujyana hanze muri Amerika. Yego. None arangije aragenda mwiba imitungo ayizana mu Rwanda. Badurama yiba umuzungu. Ayizana mu Rwanda, ayijyana mu bantu batandukanye. Amazu, ibibanza, ibiki byose oya ntabwo ayizanye mu by'ibibanza. N'amafaranga. Yaraje abishora mu muziki. Yego. Birahomba byose. Bimaje guhomba. Hajya ngari muri Arizona muri Amerika. Ubu ngaba muri Amerika hari n'igihe yigeze gusohoka inkuru yasohoye mu nzu muri Amerika. Nuko ngo umuntu ukunda kugaragaza ko afite ahohoterwa cyane. Uriya ni umunywara umugi. Uriya namubonye yavuze ati mu bantu ba mbere akunda ku isi bakunda Tshisekedi. Bakunda Tshisekedi. Imana ibare bategeko natukanye. Icya mbere nabonye yego afite uburwayi bwo mu mutwe. Yanyweye urumogi. Yego. Amaze kunywa urumogi rumaze kumurenga. Badurama yanyweye urumogi. Amakuru nakuye muri Leta Zunze za Amerika avuga ko Badurama ari umusinzi w'urumogi. Kandi urumogi akabasha noneho ngo hari n'ahantu yagiye kwikopesha inzoga, za nzoga z'amarikeri zihenze. Noneho ngo maze kwikopesha, noneho icyo gihe bivuga yuko ngo hari umuntu wamutimbuye, ngo hari umuntu wamutimbuye ikintu cyo mu rubavu cyagiye waboneka yahagurukaga mu ntebe agira gutya. Buriya ngo umuntu yari amaze kumutimbura ikintu cyo mu rubavu, ngo amaze kunywa urumogi avagamo n'inzoga za warage, za nzoga zihenze za vuduka. Babyumvise neza. Hari ubuyoga bumeze nk'abavuduka muri Amerika. Badurama ngo nibwo yanyweye yamaze kunywa, hanyuma rero butuma Sara yanyweye urumogi, anywa marikeri, aravanga kandi rikeri ngo yari yikopesheje. Babyumvise neza. Ngo yari yikopesheje rikeri, arangije ashyiramo urumogi, amaze gushyiramo urumogi hanyuma arasara, hanyuma ku buryo buriya ngo yatorotse n'ibitaro by'abarwayi b'abasazi muri Arizona. Yatorotse ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe muri Arizona. Yego. Wabonye ikiganiro ni live yakoze ejo yikunkumuye, arimo aravuga, yagiye avuga ibintu byinshi, agaruka ku bantu benshi akazajya avuga nabi abantu, akavuga ati ni gute arwanya ko ngo bafunze barafinda, arwanya ko ngo arwanya ukasuka avuga ati Empire yaramamagaye katwumve kuko bivuga kuri Badurama. Yaramamagaye Empire yaramamagaye kandi urabona ko yemewe. Ubundi yari yazanye ubugoryi mu kigano cy'ejo. Empire ndi kumwe na Slim Jesus, navuze ko ejo wazanye ubugoryi bwinshi mu kiganiro umbeshyira ngo nashimuse ntuza ariko nagusubije. None se wabihakanye?
nabihakanye kubera yuko nemeye ko ubwa mbere naramufungishe ndabyemera yafungishwe n'amategeko ubwa mbere namureganye na Ezekiel na Juste wese pastor yes bansore Sirimu Jesus ubwe ati umwaka mushya Sirimu nguremewe ngo umwaka mushya twese hamwe hanyuma ikindi amakuru ufite ikindi kanda akanyenyeri kugira ngo twinjire mu mwaka tumeze neza kanda akanyenyeri nk'umuntu umwifuriza ibishyashya kandi umukunda ndi mu diaspora se ntabizi uyu mu diaspora hanyuma ikindi mbere ya byose mfite ibibazo biri nkubaza buri mu kazi kenshi kandi gakomeye muri harakati zacu za buri munsi icya mbere uwitwa Badrama wamubonye Badrama namubonye cyane Badrama yari yarinjiye umuzungukazi w'umukecuru muri leta z'umwe za Amerika arangije ngamurya imitungo arayisahura arayizana arayijyana amafaranga yashyira mu muziki biza kurangira bayimbwa nyakabwana izunguza umurizo ariyo mpamvu ngo yagiye yishora mu rumogi anywa ibintu by'ibiyobyabwenge uyu munsi wa none akaba yasaze yasizoye ejo bundi ngo bamutwaye no mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe b'abasazi muri Amerika arangije ngo arabitoroka ariyo mpamvu babonye yasaranye igihugu cy'u Rwanda biriya bintu wabibonye ute biriya bintu uretse wenda no kuri Badrama n'abandi bose ntabwo amagambo ntabwo afata igihugu ndakubwiza ukuri sibyo yego uko biriya tubifata nk'abari content bari kwikorera content akayikora yandagaza ubuyobozi bw'igihugu atukana abayobozi b'igihugu Unise arimbwa Kagame atase igikoma kwe wayumvise titire aha bamubwire yego umugabo wumva nyine ari umugabo ko none iyo abantu bayigana ubutwari baratabarana umugabo azafata imbunda yatake hanyuma azamukureho no ibyo ashaka ko bikorwa we namara gufata igihugu nawe azabikore Umva ashaka gufata igihugu azafata imbunda niko binameze kabisa n'ibyo kwirwa rese ubwo navutse abantu bavuga n'uyu munsi abantu bacyavuga ashize imyaka irenga 40 so ubwo ibintu by'amagambo inkotanyi ntabwo zigeze zisakuza mu gihe Habyarimana yavuga ati muri inyenzi baragiye baraza barataka igihugu baragifata barakibohoza so rero nundi kubona ko nyine ibintu bidakunda nawe nagenda afata intwaro nawe azagifate niba ari umugabo n'ibintu byo kwirwa abantu babwijagura babebera bari mu myobo babwijagura biriya bintu abantu barabihaza so ngira ngo hariya hantu witwa Badrama sinzi wenda ku mugani wenda sinzi zari zamufashe ngo ninyi niba nawe wenda iby'imiziki byanze agiye kuyoboka politike ntago mbizi yego ariko natahe nyine akine politike mu Rwanda hanyuma abanyarwanda kugira icyizere hanyuma bamutore cyangwa se afate imbunda nawe ajye mu ishyamba hanyuma yataka igihugu agifate hari uburenganzira bwe ko bimeze niko bimeze ibyo ndabyumva neza cyane ngira ngo umwe yaranditse uwita Adolphe Hitler yaranditse igitabo cye bita ngo ni Mein Kampf ku bantu wenda bagisomye yaravuze ngo iyo amategeko ariho kubangamiye iyo uri igicucu urayarwanya kubera ko uhita upfa nta kintu uhinduye iyo uri igicucu urayarwanya kubera ko uhita upfa ngo niba karo kanya nta mbaraga ufite uri kubyumva ukajya kurwanya abakurusha imbaraga icyo gihe upfa nta kintu kimuhinduye iyo uri umunyabwenge ya mategeko yakurikiza washaka wenda ukagenda ugacinya inkuru bakagushyira mu gisirikari ukazamuka wenda ukaba generali yego iyo umaze kuba umuntu ukomeye wa muntu ushyiraho amategeko akubangamiye umukuraho iyo umaze kumukuraho na ya mategeko yashyizeho yikuraho hanyuma ugashyiraho ayawe wumva ushaka yego naho ibindi byo kuza abantu babwishagura uza wisaraga kuri kamera n'igihe gihugu cyafashwe na kamera wabuze aha rero uremewe ntabwo njya indimi njye nta kintu mpfa na perezida w'u Rwanda nta kintu mpfa nawe uriya musaza nta kibazo cye kabisa aremewe umubyeyi hanyuma kandi umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo nta mwami wica abamara abantu ni ba rubanda yewe fesinga nabo bari hasi bamwangiriza ibintu by'ububatsi babyangiza bashaka kuzana ibintu bitari sawa
Badrama kugeza ubu uravuze uti ntambwa ifata igihugu, ntambwa imbwa imokera igihugu ngo izagifate kubera ko kamera ntifata igihugu. Wowe uyu munsi uwitwa Robert waravuze uti ibya Meja ntabyo nzi, ntarwo namwita Meja, ni Kabera Robert. Aravuga yuko bamwe baragira bati Bosiko yishoye mu rugamba rwa Sergeant Kabera Dizata warwaniriye agafunguza ze kera akamukura mu menyo ya rubamba, ati uyu munsi wa none Kabera na Bosco Empire bagiye kuba nk'injangwe n'imbeba. Urabyakira gute ubwo ntari bukubuze gusubira Sudani? Yumva ashaka gukora bikore nta kibazo, ntago ninya gupfa. Ubyumva? N'ubundi naravutse ngomba gupfa. Icyo ndi kurwana cyo karo kanya ngiye sindwanira gufata igihugu. Rero ngwana kugira ngo ndebe ko narya nkaryama nkaramuka. Urwo ni urugamba mpanganye narwo. Ntabwo ufite kuri Robert. Wese banzo byumve. Yego. Uzambuza kurya. Ngo ntabwo nzamwederera azabanze kwanza nyice. Yego. Kuko ntabwo nduburo kwicwa n'inzara ngiye Empire ntabwo bizakunda ibyo ngibyo. Hanyuma kuba Robert ntabwo reka ntabwo urugamba ntabwo nduri. Abantu baragira bati Bosco Empire umuhungu wabo na Mutesi wo Mutesi yitire ngo umuhungu wabo cyangwa yitire Mutesi ya bwahuriye kuri polisi imuhanga, hanyuma aravuga ati ni mudafuga Bosco ndamwica. Birangira bagufunze nawe bamufunga kanya gato, bukeye bwaho ufotorerwa ku ifoto uri murarya, uburenganzira bwawe bururizwamo ntibwubahirizwa, ariko kandi byatumye komanda nawe icyo gihe ahita kurwa kuri station ya Nyamabuye ajyanwa mu mashyamba ya ruguru yo ngiyo aho bita Bunyambiri muri Nyamagabe, niho yagiye kuyobora. Abandi bakavuga bati Bosco yahawe ubutabera kuba komanda yarimuwe akajyanwa mu kare ka Nyamagabe, akuwe mu mujyi wa Muhanga nka hariya hameze neza afite fresheri ku muhanda rwagati, akakurwa akajyanwa i Bunyambiriri. Bati Bosco watinye umuhungu wabo na Mutesi wigishaga ikamyi Muhanga, ni gute wahangara Robert kuvuga ngo azabaza guca umutwe? Atubwo nuzamubona ukirukanka uko yirukanse telefone iyo muribu yaguhamagaye tujye Bugande. Robert ntabwo ari amategeko. Yego. Turacyumvikana. Yego. Robert ni umuturage ku giti cye. Babyumvise? Nabyumvise. Kandi nkeka yuko ngiye ibyo namubwiye Robert sinigeze mutuka, namubwisha ukuri. Yego. Namubwisha ukuri ndetse na Ezekiel namubwisha ko Ezekiel namubwiye ati ufite amakosa mu byo wakoze, na Robert afite amakosa mu byo yakoze. Yego. Rero uteme umurabo wose ntawe njyawe nawe ngiwe. Robert ibyo yumva ashaka agenda bikoye nta kibazo, na Ezekiel ibyo yumva ashaka agenda bikoye nta kibazo kabisa. Ibyo ngibyo ntari ibintu ubundi ngiye nzapfa rwaje kabisa. Ntabwo ibyo ngibyo ntabwo mbirimo. Ariko iyo uryamye abantu bari baza bati Bosco iyo uryamye urota iki? Ati kubera ko umeze nk'umwana utazisazira, utazagira imyaka y'ubukure myinshi cyane. Ati bitewe n'amagambo uvuga akangaranye cyane yiterabwoba. Iyo uryamye urota iki? Ngenda ryama ngasinzira ntacyo umutima wanyu ucinje. Wese Yesu yamaze imyaka ingahe mwisi? 33. Wese Yesu yabambane ubwire Pastor Kuro. Yego. Yesu bamubwira ko ngo Herode amushaka yabasubije ngo iki? Ndashoje. Yesu bamubajije. Yesu baraje babaza ngo Herode aragushaka yabasubije ngo iki? Yarabwiye ngo bamubwiye ngo Herode aragushaka yamwise ibyana by'ingunzu, bamwe bo mu byana by'ingunzu. Mugende mubwire iyo ngunzu data arakora nanjye ndakora. Uko nanjye niko bimeze rero. So ninde wowe urakora, so ninde ukora? Ngiye umuntu uzitambika antandukanya n'isahani n'icyo kurya. Ngo ntabwo bizakunda. Ntabwo bizakunda. Mu gihe Robert yakugambanira ugasanga bati Bosco arapfuye, Bosco azize abagizi ba nabi Sudani cyangwa se Bugande n'ahandi, byagizwemo uruhare na Robert. Ntabwo utinya Robert nk'umuntu wabaye umusirikare ko ashobora kukugira nabi? Ese umusirikare ngo ubu niwe kwe? Ngo niwe Nyatari. Reka nari umugabo ntabwo bajya bicaza ku ntebe
mukoro umugabo nyine kuryana ari umugabo byari Robert afite imyitozo ihagije. Robert avuga ko yajyaga za gutoza abasirikare bahitwa magamaga muri za Ginja aho mu Uganda n'ahandi. Yakoze ikosi zitandukanye, yatoje bamwe mu basirikare bo mu Bugande n'abahandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe si uyu munsi wa none birashoboka ko utoroye utaciririye ikibwana cy'imbwa. Nakubwiye ngo mu rugamba ndiho rwo kurokoka no kurwanira ubuzima bwanjye. Yego. Ntabwo ndi buze gusubira inyuma aho ubundi ndarwana n'icyo nshaka kugeraho unyica nyice nta kibazo. Kama mbaya. Hanyuma wa Ezekiel twamuhamagaye mu kanya tugwamage tumaze kuvugisha Ezekiel tumubaza uko agufata. Avuza yuko uri umucunguzi we, usibye kutari Yesu. Ati Bosco si Yesu, atariko numwe mu bantu mfata nk'umucunguzi banjye mbabashije kungeraho kuri polisi Kampala. Ati kuba bararaye ijoro yararaye ijoro akirirwa umunsi wose, numwe mu bacunguzi nagize Imana yamaye. Ati yabaye umucunguzi ku buzima bwanjye. Wowe Ezekiel kugeza ubu umufata ute weka gufata nk'umucunguzi wagiye gucungura ubuzima bwiwe kuri polisi? Ezekiel n'umwana mwiza buragenda muzi cyane, umutima we ndawuzi ukuntu umeze. Ndetse na Robert nawe ntago tuzanye cyane ko Robert nawe si mubi. Yego. Wabyumvise? Kandi yarafungije. Utwe Ezekiel bamushyiriye amagambo bamubwira ko Robert ashaka kumwica burozi. Ezekiel ararakara ahita afatiraho yataka Robert n'umuryango we. Robert nawe ararakara abona ko atari buze kujya kuri kamera ngo asubizanye Ezekiel. Umusivili agiye kumurega, baraza baramutwara baragenda baraburana, ariko birangira nyine Ezekiel ibyo Robert yamushinjaga bitamufashe. Yego. Wabyumvise? Kandi kanya gihe nashinjaga Robert nuko yakomeje kurakarira Ezekiel, kandi yari amaze kumenya umwanzi kano kanya bafite ari umuntu wita ngo ni Ombeni wagiye hagati yabo yarinda kujya gute akabasopanya. Cyo kintu cyonyine ngewe banenga bagenda ibyo bintu byabo bakubikosora. Nta kibazo naze yice ntari nta kintu bitwaye. Asante sana. Aha ngaho uremewe. Ari biryanjye pasta, nari biryanjye rwose. Diaspora uremewe diaspora derega gitangira udutema kantu mani wabaye mu diaspora. Byonyine kuburi mu ariko uziko bose kwateze indege kugira ngo agere kuri Ezekiel. Yego. Mu Caritas wagize ngo ni mugenzi wabo. Mani gisuri kabaye mu diaspora mani. Ahubwo jye umenya abo mwabanye mani ibyo bintu n'ukuri kw'Imana. Utaza guhagarika inkunga koro. Akabazo kanyuma nibagiwe we. Biravugwa yuko hari umukobwa mwiza cyane mu bihugu by'abazungu ngo wakwishyura etage mu mujyi wa Kampala utuyemo ya apartment, ngo urangije we ngo wishyura inzu muri Sudani uhaba hose. Ese ibi bintu waba ufite umukunzi akaba kwitayeho cyangwa se ni amagambo y'abantu n'ibihuha? Ninde mukobwa wakwishyura inzu Kiremba ko amaze kwangiza izina ryanjye? Nawe yanatangaje ko utari Kiremba, ndavuga ngo umuntu uzafata umukobwa yamubeshya ngo umukobwa uzanya gusura bose kwazi ngo ni Kiremba azabaga yifasha. Sinabivuze se? Nose barabyemeye ndetse bati wowe udekareka wacu. Barabyemeye ntabwo kiri Kiremba mani barabyemeye. Waramaritse watsiza urubwa. Imana imbabarire kandi nawe umbabarire. Ndatabaza. Oya. Bosco bye. Hanyuma rero dusoza. Urumva magambo Bosco avuze, aravuze ati ntambwe imokera kuri kamera ngo ifate igihugu. Yego. Siko avuze? Niko avuze. Ntambwe imokera kuri kamera ngo izafata igihugu. Yego. Atufata igihugu afata imbunda yegura imbunda agahangana n'ubuyobozi bw'igihugu n'igisirikare cy'igihugu. Ati imbwa zose zimokera kuri kamera abo zizapfa zifasha igihugu. Mu yandi magambo muri zambwa avuze harimo Nahimana, harimo Kayumba Nyamwasa general witaga general ubu ngubu nimbwa nawe. Harimo na Badurama n'abamukira kuri kamera. Badurama n'imbwa, ba Jean Paul Turayishimiye n'imbwa, mbese bose ari isimbwa. Wabyumvise? Yego. Imbwa zose zimokera kuri kamera zose nuko tubifashe bye kandi bakore subscribe like na comment mbere ko ntambwa imokera kuri kamera ifata iki igihugu bose kwa duhaye titire. Yego. wabonye ikintu cyateye Badurama gukora bino bintu ari iki? Badurama navuze ngo ni umusinzi,
umusazi wo mu mutwe yarwaye mu mutwe amaze gusara yanyweye ibiyobyabwenge arasara bamujyana mu cyo twakwita rihabu kugira ngo agirwe inama biranga bamushyira mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe muri leta z'ubumwe za Amerika mu gihe kubona basohora itangazo ibitaro bimwe barangisha uwitwa Badrama ko yatorotse ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe nibyo nta bindi nibyo ngibyo reka ngushimire wakoze cyane murakoze cyane nawe